Uva baretse turavugana mu kanya. Siwe ejo twari turi kwirukanga nawe. Ibitentire. Siweho. Siweho sha. Vuga mfuka hasi. Ndimo gukora ntago ari byo pe. Aba bana bafite ubwene gihugu bafite abanyarwanda. Reka muhaguruke tugende natwa. Undushije amategeko. Ntago ari ukukurusha amategeko. Muhagurukije ari ndi. Ntago ari ukukurusha amategeko. Ubundi mugende. Zongera kubona kwagura muhanda. Nzahita ngufunga. Muhungu freshman is neza man umvase petit sur kuhera bisesha cyana icyo cyana sinago kizi tari kwicara se nicaye ikica none singo business zimeze bite business isi business ni neza kabisa ziri kugenda business ni neza gute udaheruka kudepoza akudepoza se batugiye nka kira cyumweru ariko business nda kira cyumweru uzi aho uherukiye uko ngiye maze kudepoza injuri 3 injuri 3 warasaze uzasha mwana ndagari zo kupfa kwirukangiramo mwana kuzirukangira none nimba boss aba yaduhaye ngo ducuruze ko ni ngombwa tugomba kumudepora kanere tsobona badro ngo mugiye kudepo mu gucuruza cyagiye twacuruje 2020 mwabigejejemo hari se cyagiye wasize ducuruje 2020 kugeza ejo twacuruje 2040 twongeye gucuruza 2020 nizere ko uyu munsi meze neza uno munsi meze mvuye kwa nusa numva ngo harabaga party ariko nyine nuba mwaracuruje uwo munsi ndabonye igiye ndongeye ndankunda ibintu byo kuja kuvumba ahantu bitageze kuvumba ndabari neza kandi rero nka business zacu ndago tugomba kwigarariza abantu benshi nisimwa ko ndi kubona waturagure imigongo warushe cyagenze gute abana ito ndi wabivuga mani naraye kuri kakadada genda umva kavuye ni bari mu gisibo bashaza yari neza kabisa nongewe ngo ndikurindagera ngo ndi mutakazi iri mugora twaraye turyoshe mani undi yuboneye agapuki wiboneye akanyama ku ruhande nimpamvu njonje nicyo twariye tugira ute kari kaje mani ngo nibwo kari kuva muni reka rakiye Uganda kangezeho rero ni mugoroba karambwira ati uzi uko buno gafite amafaranga menshi cyane ni mugoroba rero nari meze neza cyane sakunda kubwira ufite umwanya cyane twasubira yora nanjye dana wambyangaza ngishingira icyo ndafere ngari ibintu si bitabuze uyu mutipe si bitebye muvuye ni umutipe mushasha twazanye dosiye turakorana akazi shahora urasaragasha si nubwo uko nari igipeti kikinwigi ko muzingo ndago kiza akazi uri kumvira neza mwana Ndimo neza uba gutuma boro wayizana se nayizana sha nawe mwana data ariko rero yayizana buna amaze kumenyera akazi ako bana nabo ngaba kubona isura yawe nayo imenyereye kurasa hasha nawe mwa aba rero dushaka mu kazi mani karakazi rero nako kuzana abantu baba bagaragara nk'abanyeshuri ari no si uwo leta wamufata
Nakushoboke na leta mwanya. Umva mwanya hajya ngo mutuye hehe? Nduye Nyakiriba. Nyakiriba? Hakurya ku gasantere kanuza. Akusara ko numva ngo abagabo amaboro man. Yabagayo. Bro nanje rundi umurashi wa danje ndarasa za danje. Ndakwemera ruko tugiye. Madiba. Yo musaza. Tuze mana. Bantu banje bameze bite? Sawa. None singo imeze utiko Jafara atakizana amafaranga. Jafara yakira kugira amafaranga. We mugize kutazana amafaranga wasanga uzanye ngo nakazi Bite mwani? Cyazi ko namenye wari we mani zigende. Akazi nawe kabure ngewe narabwiye ati. Akazi. Yamura akazi. Namwe ifaranga ku mufuka. Iryo faranga uvuga ku mufuka. Udaheruka byifashe bite? Nyine ikibazo cy'ifaranga. Ubona nyine tutara kubahemba ku gihe. Ni ikibazo cy'abakozi benshi. Okay. Jafara sigaye akoresha n'inyeshamba. Inyeshamba twebwe biratureba amafaranga yacu yayato. Dore twumutse n'undi mukozi mushya rero. Abanyamarozi. Uyu mukozi arashabutse sha. Muni bari kadogwanya Kiriba. Ndiyumva cyane. Abana rero ni beza rero mu kazi. Babagaragara nk'abanyeshuri. Babagaragara nk'abanyeshuri ntabwo umupolisi ajya gukekera ku banyeshuri. Ako mwana ndategereje kumushiramo ariko nyine nuko azaje aragenda nk'akadage. Ndakuvuganira. Barero ndashoboka mu kazi. Akazi kacu ukite. Nawe uzarara mu kaburi. Ibereye utwikiye akazi nawe tukwica nk'ako kazi. Akazi ahanini n'ubundi karakuruta. Ni cyane kuko kazi ganzara kwe. Inzara sinago Shoje ndagaswe. akazi ahubwo kunabasigiye. Kageze. Uhora gurataka inzara uyu mujama nawe raranyicaga buri saa yini nginzara. Buri gutaka inzara ukanamukubi. So baragukubisemwa mu kazi ibintu babiri. Murimo akazi ngo nibwo. Mwaranyibagiye ko ndi manager. Ngiye nzagenda Jafara mvuga nsimbuze. Manager sitaje gutaguze n'akantu gucyo wahombye kubana tugurira. Bagurire mu kimutacuruza munyereke umusaruro mwacuruje. Umusibesho mwacuruje ngahe? 40. Aha uri kuko yarimo. 40 baba ndamariko murangurira nyine. Murangurira. Ndakoresha y'icumi. Ko boss manager nawe rero. Wumva tumwego mushira agahimbaza muzi. Akambaza musinage ni boss ka. Amazigi ari gukora ndagaye mbaza. Aguze ucuruza 40 mu munsi gumye ariko wowe. Agahimbaza musikini boss ntange nagari byo gashira. Ni Jafari ugashira. Iyo gashizeho naye ngabona ari menshi nyine ndatarajye njyenyine. Guti umuntu wanyeretse ejo bundi agiye kunjyana ubundi ndi mu byago. None kubumubwiye ngo nande kure. Ahubwo wowe wakagombye kunshimira. Nshimira ki? Umva ibi bintu nakagombye kubibwira Jafari nkamenya amakuru neza. Ubwira umupolisi ati mbaguruke nawe uhite yambaye gutese. Erega ibyo nariga nakize bite yaradufatanye niyo mpamvu. Kandi ejo yaranyirukangije. Yazakwirukangije hari ibintu yagufatanye. Nta kintu yamfatanye. Ariko pe ubuzima bwanjye bwari bugiye kujya mu kangaratete. Wowe wigira ikibazo nakize ibite nta foto nta cyabaye. Rero mwagambanye ndi gukeka gakwiza. Oya. Ni Steve. Ariko Steve karakaje bakagira amanyanga. Iyo sheta ridafitutse. Ngemwe ko muri babiri ndi kubakeka kuko naje muri gutaka inzara. Ntabwo mwaba gutaka inzara. Aya. Gende gukeka mwese rusange. Wagihetse we ziba. Uje ziba weje mukazi mukanya ziba. Agicucu. Kano kanya ni kuje uri kwita kumuzisha. Muri kumuzibisha nawe afite ishingiro. Wasanga nyine yarababonye uratambwira amakuru yawe.
aba bantu usigaye umaze igihe kingana kubaki nakubwire kubera mbonaga buri gihe bari kwigondora ugumya wiboronje ndaga umuntu ari wakuzanye mu kazi none utange ndebera wowe twakurikora twaraza sha uziko twege bose wanjye ni nyegenge ariko mfa rero amugeze iyo raporo araza rebe arabitegereza abona ngo ninde gisanzwe nikakwisi ni Steve ni Steve ariko wewe nikakwisi ariko ako singa wari kundushiki nari kubwira ni Steve ndababwira umvubu ujya ari gakwisi Steve gakwisi yaravuze ngo ngagiye kwitangira Steve ababwiye Steve ngo genda kandi umupolisi yarafite imbunda wumve wamenye makuru y'iyo mbunda gute karuce mugambana kandi Jafari ariho wari wambaye akazi ko kutambane bagakwisi ariko sha Jafari agwaye akazi gute ngena Jafari nitwe turi very close ingora gute takachisho mvima vambwiye ngo ngafata yaravuze tora bangutse mu gutanga makuru y'umugambanyi wo wamufata umugambanyi vuba Jafari sinaka akinyizera njambimenye ubwo nayimenyeshwa nikiriyo mwuve mbabwiye none gakwisi yitangiye Steve ari mugihe yicaye gakwisaza yavuye amaraso no batana murashe none ayo maraso yavuye kandi ashitse umupolisi gute uwo mupolisi afite imbunda uri kumva bisobanuro wewe ubivuze uri kubyumva rero icyo duhagurukirije dukuye mu byicaro byacu ushaka ufite ivugonyo ufite ivugonyo kandi kubona n'umushaki no muri wewe uri cyande waturutse ufite amakuru aho wamukura reka icyo gihetse beto ufite details zose zuzuye doretse ibyago se wabimenye we akazi sigute gakorwa sigute ngiye ngoramo naje ndi kubabwira kuri business nje kubagezaho amatwi neza bino bintu biri seri akari bya bintu byo gucuruza hano mu rutu dukarite tubizi ante turabisobereye mani iyi aka kazi ko karagize karimo kariseriye karimo ibibazo byinshi gusa nyine ku bantu bagashoboye nkamwe nizeye nizeye ko mugashoboye je nguramo nciramo gakuramo nciramo ntago byoroshe ariko nyine biraboroheje kuri mwebwe akazi no gucuruza urumogi muri gereza ni nduri tayari kujya none wagera muri gereza ariko uziko bagufunga kabiri uzahora muri banyaye uzinjiza amafaranga winjiza amafaranga muri gereza niho tuzinjiza menye akuzikuru kuvuga gereza nagagira ngo gereza ni ya papa wawe man akora manager nawe rero wagera muri gereza ugurutse ariko ufite drone wadutwara amagute ni bwiki wagera nge emera akazi ngenda kwenda uburyo kugera muri gereza biraba byoroshye ariko manager ushaka ko bandasanga nago cyako kazi ndakajyamo ariko wowe nacomoke nduri tayari barafatanya nge amafaranga uri tayari mwa turongeraho uri tayari nanjye kamve kuba tayari turongeraho kare 5% nyine y'amafaranga bahenda ni nanjye ndi tayari kubaherekeza mani cyo bakundira rero ndabaherekeza mbageze hafi na gereza mbite mbinjiza uburyo bumwe bwo kwinjira muri gereza ni ugufungwa nibwo tufungwa ugafungwa uziziki hari ikindi akazi ukora si urumogi nyine makumyabiri n'itanu nje mubwire ndaga ko kazi ngarimo ashwi nawe mwa amurashoboye ariko mani mwahita mubikora 25 ubuzima bwose ubumariye muri ko kumubwira urawe gusa we ntago birimo nje ndago ndi mu bintu byo gufunga ubwire Jafari ako kazi ke turakanze ashwida agashobora nawe uragiye nanjye ndabyerekeye ndagasira muragiye mwakemera akazi mwe ko karimo amafaranga umubwire ntakikorere azakikorere tuzahurirayo nari natangiye kubemera none nsanze muri ingetura wamaze
njye kuripotinga ikibazo kuri Jafari. Jaipo ajya kuri wa muhanda ugana mu cyakabiri sohaza. Noneho hari ahantu ngiye kuguta ibintu 15 kuri wa mugore ucuruza hepfo ya kaburimbo akumira ibintu 15 niba muze gufataho n'ikije muze kuba mwatega. Yabeshye Jaipori akira Ese ni byikoreye mwana. twese tujyane. Oya mwana se kugenda mushoreranye mwamwese urumva byashoboka. Wowe yijyane si uhazi se. Jaipori bikore nk'akazi. Turabonana mu kanya nk'agasasi. Se nihagarike bize ababayeri mukunda kugira akaguru kagenda bari leta bihutije bangira singo tayiga ntari kenya byinshi niko kabisha mwebwe ngo mwigeze noza senzere byo senzere uyu ni umuti mba naravanye muri Colombia wa mubyinga. Arafande Muse niye namuhire mu nsange kuri Black Side.